urabona ibintu byo nakubwiraga mbere vuga nti chia seed rwose yikorewe ihundo rishobora kugira santimetero 50. urabona nkiri ngiri rija zifite pe santimetero 50. kandi uko impamvu zashamitse gutya nuko waje kuzicira ku gihe bigatuma zigira ano mashami. aya mashami rero ni nawo musaruro tuba duteganije, uko aya mahundo arimo ubwinshi bwayo niko umusaruro ugomba kungana. ubwo rero ni ukujya murabwira n'abandi bahinzi ibi twaberetse ko chia seed iyo zikorewe hakiri kare zikicirwa kare zikabona amazi ahagije ndetse arateye n'ifumbire y'imborera zigakurikiranwa bisanzwe zitanga umusaruro ufatika ku buryo kuri hegitari wakura ibiro 1000 kandi isoko riba riri aho hafi. ibiro 1000 ni miliyoni 3 bahita baguha ahantu utashoye n'ibihumbi 800 by'amafaranga. ubwo rero iyi hegitari imwe wahinze ndakeka izatuma wagura umushinga ndetse ibyangombwa na koperative ikagira ute ikaba yahinga. Mfite gahunda yo kwagura umushinga rwose nka hegitari igera kuri 5. ni byiza rwose. ubwo rero ahangaha wowe uri bo bita mudofama umuhinzi w'icyitegererezo buri Gahara, ni ukujya tubwira n'abandi bakakomeza kuza kugusura kugira ngo bige guhinga chia seed neza kuko ni igihingwa ngengabukungu, ikintu cyo twita cash crop. Yego. aha urabona intera nakubwiraga ya santimetero 50 hagati y'umurongo n'undi na 40. ntawamenya ko twayishizemo bitewe nuko bwari ubutaka bwiza zirashisha ziregerana gutya. buriya rero n'intera nayo ni ukuyitaho kuko nayitayeho ubu ngubu gutya rwose. ubu rero nta kindi dutegereje keretse kuba reka dusarure, ariko nanone umuntu ufite ibihingwa ni kimwe n'itungo nk'uko bisanzwe uzajya uraho uza kureba ko ntacyo byabaye ni gutyo. ku batazi chia seed kandi nizere ko muzagerageza kubibasobanurira kurushaho tugafatanyiriza hamwe twese. Tugira abashyitsi benshi batandukanye twabasobanurira. Ereka abantu umurima wose bawubone. nyura mw'uyu murima nagiye mbonaho inzira nubwo ndagoronome, reka nkubaze mbese ubundi abantu bagusura bakakubaza ati izi nzira zo muri chia seed zo ni iziki zimaze iki? nk'umuhinzi w'intangarugero ndabona n'umuhinzi mugenzi wa hano yagusuye yaje kureba ati izi nzira ni iziki, mwamubwira iki dufashe rwose? Izi nzira impamvu tuzishyiramo mu buhinzi dukora aba ari uburyo bwo kugira ngo abashyitsi tujya tubona babone aho banyura kandi ari n'abakozi babone aho banyura. bituma rero hatagira izangirika kandi bigatuma umuntu abasha kuzinyuramo ajya gukora ndetse azikorera n'isuku. Yego, ujya no mu murima ubivuge unatubwira uri no mu murima ni imyaka yawe ugendemo neza. Yego, kugira ngo abantu bazabona iyi video dukoze bazavuga ati ni runaka. Ahangaha bigaragara ko inzira mba narashyizemo bituma mbasha kugera mu murima neza, akabasha kuhakorera isuku. Bityo rero ubu nkaba ndi kwitegura neza kubona umusaruro ushimishije, uburyo nkeka ko kuri hegitari nahinze ushobora gusarura nk'ibiro 900 cyangwa se toni, kubera umusaruro ushimishije mbona. nk'ihundo rifite santimetero 45-50. igiti kimwe hari n'icyo nasanze gifite imishogi 76. Yego, 76 zose 76. bityo rero bikaba bimpa icyizere cy'uko nzabona umusaruro ushimishije. Yego, ubu buhinzi batubwiye ko ndetse uyu n'undi muhinzi waje kugusura ahangaha yagize amatsiko aravuga ati reka njye kureba ndi wa Mungu Theoneste umuhinzi wa chia seed. wamubwira iki mu byatumye ukururwa n'ubu buhinzi, icyatumye bugukurura cyane, watubwira iki kuri cyo? Ahubwo urakoze cyane. mbere yuko wenda asubiza
nta kabazo nanjye nayo mfite k'amatsiko. Abandi bagenzi bacu ko usanga batubwira ko ari ibintu bisa naho bidafite akamaro, baseka bavuga ati si ibintu mwabibwiwe n'iki, ariko ndabona njya ndenzeho nkurikije uko mbona ubuhinzi bwe, yarambuye isuka atitaye ku magambo y'abantu. Nimba nta banga ririmo natubwire rwose ukuntu yarambuye amaboko agafata isambu nk'ingi agashyiramo ibintu bigeze muri Gahara bwa mbere, ahantu yabikuye rwose, kugira ngo n'abandi bahinzi tujya tubwira baje babyumva. urakoze cyane. Iki gihingwa ngihinga bwa mbere, nubwo bwa mbere gihinze, ariko ni igihingwa numvise neza gifite umusaruro kandi ni ingengabukungu, ni mpuzamahanga, kiri ku isoko. Bityo rero njye nashyizemo imbaraga zihagije kugira ngo mbashe kubona umusaruro, nirengagije bya bigori, bya bishyimbo. Bityo rero nkaba nshishikariza n'abandi bose guhinga iki gihingwa kuko gifite isoko rihagije. Yego, uratubwira umubwire ku birebana n'amafaranga naho umumaro ku buzima bwo arabuzi, ukuntu kivura gikiza kanseri, indwara z'imitima, ndetse kigakingira n'umubiri, kigatera umubiri ubudahangarwa. Ibyo ngibyo asanzwe abizi. Akimara kumva ako kamaro arabaza iki gihingwa kigira amafaranga. Niyo mpamvu yegereye umuhinzi nkawe wabihinze hano kugira ngo aze kumenya neza ati iki gihingwa niba gifitiye akamaro koko k'ubukungu bw'abantu n'igihugu. Wamubwira nk'inyungu ugereranije ibyo washoye n'iki amafaranga akunda kuboneka muri iki gihingwa, ku buryo n'abandi bavuga ati cya gihingwa kizadukiza koko. Urakoze cyane. Iki gihingwa cya chia ni igihingwa mpuzamahanga, dufite isoko mu Rwanda, dufite isoko no mu mahanga. Igiciro ni amafaranga menshi, 3,000 ku kiro. Bityo rero nkaba nizeye ntashidikanya ko umusaruro dukwiriye kubona dushyizemo imbaraga twese hamwe, twakora kandi tukagera ku iterambere rirambye. Murakoze. Akandi kabazo k'amatsiko mfite, ariko numva nakabaza agoronome hari. Yego. Mu by'ukuri ubu abahinzi bashishikarijwe kugihinga, amafaranga akaboneka akaba menshi, igihingwa kikera koko nk'uko tubitangiye ubu ngubu, abantu bakagura isuka ari benshi. Ese ntabwo bishobora kuba byabura isoko, abantu bahinze ari benshi tukabura isoko ry'uko mwizeye neza ko abahinzi babaye benshi isoko ryaboneka? Kugeza ubu ngubu dufite abahinzi bake, ndetse navuga ko ari 1/3 cy'abakenewe, kuko dukeneye kuzahinga hegitari 3,000 mu gihugu, kandi ubu ngubu nta hegitari na 800 twari twagezaho. Bivuze ko rero umusaruro dufite hanze y'u Rwanda ari dukeneye ko kujyana hanze y'u Rwanda, ni umusaruro mwinshi twe tutapfa kwihaza no mu gihugu. Sinzi niba mwerutse kumva n'amakuru ko hari ubutaka buri hanze abantu bashaka kugira ngo bw'u Rwanda, rw'abanyarwanda dushawira ngo duhinge bwo hanze y'igihugu, kugira ngo turebe ko twahaza amasoko yacu. Amasoko ni manini, aruta abahinzi dufite ndetse n'ubutaka dufite, aho nta kibazo rwose. Ikindi namara impungenge, iki gihingwa ugiye kugihinga uba ufite amasezerano ya kampani y'igiciro cyo bazakuguriraho, kandi haba harimo n'amasezerano akubiyemo n'uburyo gihingwa. Ku bw'ayo masezerano rero nta muhinzi ushobora guhomba, bitewe n'uko ayo masezerano aba yumvikanyweho n'izo mpande zombi, arakurikizwa. Atakurikizwa bikaba byajya no mu nkiko. Ubwo rero ku muhinzi ntabwo twavuga ko isoko rishobora kubura, aho guhinga isoko rihari, kuko uhabwa amasezerano yo guhinga mbere yo guhinga. Kandi kabazo muranyihanganira kuko ibyo byatuzanye aha ngaha, muraza kubyihanganira rwose. Ubu dufite amatsiko menshi kuko iki gihingwa tukibonye bwa mbere, tugize amahirwe turababona nk'abagoronome, murabidukundisha, murabidushishikariza, ariko twabyumvaga tubyumvise ku maradiyo n'ahandi hose, ariko kutwegera muri nk'abagoronome biduteye natwe kugihinga tubyitayeho. Ariko mu by'ukuri se ubu ko mbona hari uburyo nabyo biri gufatwa n'uburwayi, hari aho nabonye bajya babona ikongwa cyangwa se umuswa wagiciyemo kabiri kiragwa hasi kiraraba. Ese ubwo mwiteguye nk'abagoronome cyangwa se kampani yanyu yaba yiteguye kurwanya utwo dukoko ku buryo tubaye twinshi abantu batahomba? Kampani irabyiteguye, kandi impamvu ya turiya dukoko tumwe na tumwe dushobora kuzanwa n'imyaka iteye aho ngaho hafi, ibinyugunyugu bikaguruka bikabizana. Ariko hari imiti y'umwimerere dukoresha, nko gufata
umwenya ukawuteka maze ukasukaho umuntu uri umuswa uragenda, cyangwa se ugashyiramo itazi, cyangwa se n'itabi rirakora ukaba warifata ukaza warivugusa ukaba warishyira kuri bya bihingwa byawe nk'uri gutera umuti bisanzwe, twa dusimba tugapfa. Rero kampani ikomeje gushaka uwo muti, ikomeje kuwukoresha cyane, kandi izakomeza wongera imbaraga kugira ngo udusimba nidukara ntihaze dufite imbaraga tuzashobore kuba twakwicwa mu buryo bw'umwimerere butangirije umusaruro. Murakoze. Ikindi nakongeraho, hari ikibazo yari abajije ati ese igihingwa kibaye cyinshi ese cyabona isoko? Mu by'ukuri nkanjye wahinze hegitari imwe, ndateganya ko umwaka utaha n'ubundi sezo B nteganya kuzahinga hegitari 5, kandi nanone hari koperative nyoye y'abanyamuryango 183 nabo bafite ingamba zo kugihinga. Bityo rero kubera ko gifite isoko, nawe muvandimwe nagushishikariza cyangwa se naguha amakuru afatika ko dukwiriye gufata ingamba zo kugihinga, kandi n'ubwo u Rwanda rwose rwagihinga, no mu mahanga bya bishyimbo twabitumiza, bya bigori twabitumizaho. Ndumva rero impungenge zakagombye gushira, ahubwo tugashyiramo imbaraga zo guhinga iki gihingwa kuko ni ingengabukungu. Navuga ngo murakoze cyane. Ndi Uwamungu Theoneste mu murenge wa Gahara, akarere ka Kirehe. Tugushimiye iyi ntambwe umaze gutera, dutegereje umusaruro. Ubwo ni ugukomeza kuba hafi aba bahinzi bakareba uko bisarurwa, natwe tuzababa hafi. Ikindi ubufasha mwakenera bujyanye na tekinike, bujyanye n'umusaruro wanyu, turahari kugira ngo tubafashe. Ndabashimiye cyane, mwakoze kandi mukomeze mugire umunsi mwiza. Murakoze cyane, kandi inama mutugira tugomba kuzubahiriza nk'abatekinisiye batuba hafi. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Yego.